kuko umusore aba yibwira ati se uriya mukobwa yanyemera abahu. Uzagerageze rimwe ubaze umukobwa mwiza ubonye bwa mbere uti ni ryari uheruka kuvugishwa n'umusore akubwira ko yagukunze, urebe ngo uratungurwa n'igisubizo azaguha. Akenshi rero ubona umukobwa mwiza mu muhanda atambuka ukamureba akarinda arenga, ariko kugira ngo uzabone imbaraga zo kumwegera bikaba ihurizo rikomeye. Ese kuki abasore batinya abakobwa beza? Abasore usanga iteka bakunze kwishyiramo ko ari bo barebwa mbere na mbere n'ikibazo cyo kwemererwa cyangwa se guhakanirwa. Niyo mpamvu iyo umusore abonye umukobwa mwiza usanga ahita atangira kwibwira ati se ubundi buriya niwe kamara kuri jye, ubwo akaba atangiye kwishyiraho imipaka erega. Umusore agatangira kwishyiramo ko umukobwa mwiza aba yifuza umugabo ukize uzamuha ibyo yifuza byose, kandi nyamara ibyo ni ukwibeshya. Kuba mwiza ntibivuga ko umukobwa wese yifuza umugabo ukize. Hari n'abantu babona umukobwa mwiza ntibumve ko bishoboka ko yaba adafite umukunzi, kandi nyamara ashobora kuba arimo no kumushakisha nawe ubwe, ariko kubera ko umuhungu ari ugomba gutera intambwe ya mbere ugasanga umukobwa aheza aho ngaho. Buri wese akaba yibaza ati se birashoboka ko umukobwa usa kuriya yaba nta nshuti afite? Usibye n'ibyo kandi abasore akenshi usanga nta cyizere baba bifitiye, bikabatera ubwoba bwo kwegera abakobwa beza ngo babashakeho ubushuti. Baba bibwira ko kugira ngo ubashe kubona amahirwe yo gucudika n'umukobwa mwiza uba ugomba nawe kuba uri umusore w'akataraboneka. Ibi ntabwo ari byo. Hari abakobwa baba bifuza umutima w'umuntu kurusha isura ye, kabone niyo yaba ari umusore udafite uburanga. Gutinya guhakanirwa n'umukobwa rero niyo nzitizi ya mbere abahungu bahura nayo. Naho ubundi kwegera umukobwa ukamusaba ko yakubera inshuti ni ibintu bisanzwe. Igituma bigorana rero nta kindi n'ubwoba bwo guterwa indobo, ibyo bita guterwa indobo cyangwa se guhakanirwa. Kandi gaburya biranumvikana, guterwa indobo birababaza kuko bishobora gutuma umusore yitera icyizere cyose yari afite. Niyo mpamvu abasore bahora bigengesereye imbere y'abakobwa beza kubera gutinya gukorwa n'isoni. Iyo abasore rero babonye umukobwa mwiza bahita bihutira gutekereza ko ashobora kuba atendeka abagabo cyangwa se yishakira umugabo w'umuherwe. Ibyo bigatuma bamutinya ngo hato atazavaho abahemukira, cyangwa se bakazasanga ari umukobwa ugoye kunezeza kubera guhora yifuza ibihenze. Umusore tinyuka wegera umukobwa mwiza wakunze, naguhakanira ntabwo ari isi izabikurangiriyeho, kandi wibuke ko ushobora gutinya ugasanga ahubwo wibujije amahirwe yo kubona uwo wifuzaga, kandi nyamara wari wamugezeho.